Vestine na Dorcas bakoze amateka, bakoze ibintu bidasanzwe, abantu bose turumiwe, turavuze tuti koko Imana irakora. Kandi nabwo nawe nubibona uravuga uti Imana ishimwe rwose. Niba ukunda Vestine na Dorcas biri buze kugutungura kandi bigushimishe cyane. Ni amateka bakoze muri kano kanya, ndetse ni amakuru asohotse kuko inkuru ni aka kanya nyibonye, ni inkuru ishyushye cyane. Ni amateka Vestine na Dorcas bakoreye muri Tanzania. Ukibaza ngo byagenze bite rero, niki kiri kujya mbere aba bana b'abakobwa, ko twari tuzi ko batameze neza ku ruhande rwa Vestine, ndetse hari n'ibihuha biri kuvuga ko Vestine yaba yabyaye, ndetse Dorcas nawe turabizi ko ari mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse na timu ye turabizi ko muri iyi minsi atari abantu bari mu bihe byiza byo gukora amateka, byo gukora ibintu bidasanzwe. Ariko koko ndabyemeye, Imana yabishatse, ikintu cyawe nyine cyagera ku rwego rurenze, ku rwego rwo hejuru. Navuga ko ari ubwa mbere bibaye, ni ubwa mbere tubibonye, ni ubwa mbere nyine tubonye ikintu kimeze gutyo. Murabizi ko mu minsi yashize aba bana b'abakobwa basohoye indirimbo nziza cyane yitwa Kisima, yari iri mu rurimi rw'igiswahili, kandi ubona ko iyi timu yabo, ndavuga Vestine na Dorcas ndetse n'ababafasha, ubona ko ari abantu bagerageza gukora indirimbo z'igiswahili kugira ngo bafate isoko mpuzamahanga. Ariko muri Tanzania, nk'uko basanzwe bakora indirimbo z'igiswahili, kandi muri Tanzania bakora ibintu by'ibiswahili, bafite ururimi rw'igiswahili arirwo bavuga, kuri iyi nshuro bibagiriye umusaruro udasanzwe, bibagiriye ikintu gikomeye cyane. Nanjye ndebye nkavuga ni rwose ibi ni byiza. Ukibaza rero ngo byagenze bite? Ubundi mbere yuko nkubwira uburyo byagenze, ndagira ngo nkubwire ko ubwo nyine mise nkubwira, ndagira ngo nkubwire ko inkuru ivuga ko Vestine yaba yabyaye, icyo ni igihuha cyambaye ubusa. Mbere na mbere ndagira ngo twinjire mu nkuru kugira ngo usobanukirwe, ariko wamaze kumenya ko biriya bintu biri kuvuga ko Vestine yabyaye mu minsi ibiri ishize ni ibinyoma bikomeye cyane. Ahubwo muri kano kanya ndagira ngo nkubwire ikintu kibaye. Ikinyamakuru gikomeye cyane rero muri Tanzania, ni ikinyamakuru, ni radio, ni televiziyo, n'ibindi byinshi. Ni ikinyamakuru cya Diamond Platnumz, cyangwa se ni igitangazamakuru cya Diamond Platnumz, bita Wasafi. Muri kano kanya ibintu cyanditse n'ibintu gitangaje, bitunguye buri muntu wese w'umunyarwanda wo muri Tanzania, ndetse n'umuntu wese wabuzi Vestine na Dorcas. Mu minsi yashize twagiye tubona uburyo aba bana bacurangwa ku mateleviziyo yo muri Kenya arenze, ariko nabwo ntibi bintu byadanje bidasanzwe. Ariko kuri iyi nshuro tubonye ikintu nyine kigaragaza ko n'umuziki nyarwanda uteye imbere mu buryo bwa gospel. Bigaragara ko ibyo abanyarwanda dukora bitangiye kugera hanze ndetse bigakora. Murabizi ko kera kuri gospel rwose ntabwo mu Rwanda kwe tumeze neza, hatari haza bambonye ndetse na Vestine na Dorcas. Ariko kuri iyi nshuro Imana iratwerekanye, iravuze uti rwose izi mpano zo mu Rwanda ntabwo zigomba gupfukiranwa. Byagenze bite rero? Mu kanya gato ubwo natemberaga ku mbuga nkoranyambaga, nibwo nabonye post y'ikinyamakuru Wasafi FM, ariko babicishije ku rubuga rwa Wasafi TV. Ubwo ntabwo ari Wasafi FM, ni Wasafi TV. Hanyuma bashyiraho hasi amagambo atangaje cyane, akomeye, kandi navuga ko ari amagambo meza. Reka ngerageze ndebe uburyo nayasoma kugira ngo nkubwire ibintu bifite fact. Ni amagambo nyine abantu benshi bavuze bati rwose hano turakonfirimye koko Vestine na Dorcas bari ku rundi rwego. Iyo ugiye ku kinyamakuru cya Wasafi, cyangwa kuri televiziyo ya Wasafi, ubwo ni ku rukuta rwa Instagram, nibwo uhita ubona iyo nkuru. Nyine ni nayo igezweho muri kano kanya, ni nayo iheruka. Ugiye kubireba uhita ubibona. Bashyizeho amashusho y'indirimbo bita Yebo ya Vestine na Dorcas. Indirimbo bita Yebo muri kano kanya kuri YouTube ihagaze neza, kubera ko imaze kugera muri miliyoni 34 z'abayirebye. Urumva rero ni indirimbo yabaye hit cyane. Hanyuma hasi muri caption bayishyizeho, abantu ubwo nyine barayireba, banayikomantingaho. Ibyo turaza kubigeraho nyuma, ariko reka manze nkubwire ibintu bashyizeho hasi. Bavuze bati ni indirimbo y'icyumweru kuri Wasafi TV cyangwa se muri Tanzania yabaye Yebo ya Vestine na Dorcas. Barangije bahita bashyiramo ya verse yo kwa Vestine muri indirimbo yita Yebo, nyine bashyiraho verse ivuga ngo ni kwa njia gani unapenda wako Mungu kila. Ntabwo nzi igiswahili, muraza kwihangana, ariko niba uri kubireba kuri screen uragenda ubibona. Niba uzi igiswahili urahita usobanukirwa. Ndakeka iri ni ijambo riri muri iriya ndirimbo. Hanyuma
hasi barangije baravuga bati ubwo nyine ibi ngibi abantu babitangaje, nyine abantu babigizemo uruhare kugira ngo aya mashusho agaragare, niyo bita Wasafi Music Department. Ni agace ko muri Wasafi gashinzwe kumenya ibintu bijyanye n'imiziki. Hanyuma barangije Wasafi TV ihita ikoraboratinga cyangwa se ihita ihuza, ifatanya nyine iki gihangano, iyi post bari bashyizeho na Wasafi FM. Hanyuma bakomeje hasi baravuga bati Vestine na Dorcas nyine barabamentioninga. Hanyuma ibyo ngibyo rero bikiba, hahise haba ikindi kintu nabwo gisa gituma abantu bibaza, batangira kuvuga bati ibi ngibi biraterana courage aba bana b'abakobwa bahita bakora n'indi ndirimbo y'igiswahili, dore ko ari ibintu biri kubahira, nubwo wenda basohora Kisima ntikore, ariko birabatera courage, bavuga bati ba bantu babonye Yebo, reka tubashakire indi ndirimbo bakongera kureba bakayikunda. Hanyuma Vestine na Dorcas rero account yabo iri official yahise ibona ibi ngibi. Ubwo sinzi niba ari manager wabo Irene uyikoresha cyangwa se ari ushinzwe kuyikoresha cyangwa se niba ari Dorcas ya Vestine uyikoresha, ibyo ntabwo mbizi. Hanyuma barangije bashyiraho muri comment, barangije bashyiraho ngo bandika amagambo, ntago ari amagambo, bashyizeho hashtag igaragaza yanditse y'ijambo ngo Yebo. Hanyuma barangije bamentioninga Wasafi TV, baravuga bati thank you kabisa, nyine bashyiraho twa tuntu twa respect, bavuga uti twabibonye nyine. Ndakeka muri kubyumva ukuntu none ibintu byari bimeze, buryo byari ibintu bisa neza rwose byiza cyane. Abantu none b'Abanyarwanda bagiye muri comment baravuga bati wow, ibi bintu ni byiza rwose, bagenda bamentioninga abantu, baravuga bati rwose. None ikintu gitangaje ni uburyo abantu bo muri Tanzania bagendaga muri comment indirimbo yabo ukuntu yose imeze, bakayandika muri comment, ni ukuvuga ngo lyrics bakazandika muri comment, abantu bakavuga bati rwose iyi ndirimbo ntabwo ubwo bayikoreye Abanyarwanda, iyi ndirimbo bayikoreye isi muri rusange, kubera ko iyo urebye ukuntu muri comment indirimbo bayizi rwose uravuga uti Imana ishimwe rwose. Tagati y'iyi ndirimbo kugira ngo yamamaze ubutumwa bwiza, yageze ku bantu rwose, kandi benshi cyane, miliyoni 34 zamaze kuyireba, n'abantu benshi none tudashyizeho nabo ku zindi mbuga nka zindi platform nka za Spotify, za Boomplay, za Audiomack ndetse na za Amazon Music n'izindi mbuga zigiye zitandukanye zicuruza umuziki. Urumva rero ibi ngibi ni ibintu byiza bishimishije cyane. Gusa nanjye hari ikintu nkunda kwibaza, nk'ibi ngibi nibitera courage iyi timu ya MI Music, biraza kurangira bite? Ko twaje kubona ko igiswahili ni ururimi rwiza, kubera ko rukoreshwa n'abantu bagiye batandukanye, nko muri Kenya bakoresha igiswahili, muri Tanzania ndetse n'ibindi bihugu. Ubona ko ari ururimi rwiza rwo kuririmbamo kugira ngo abantu benshi bakumve. Rero iyi timu ya MI Music bagerageje gukora ibi bintu cyane, ariko biza kubaviramo ikintu kitari cyiza, kubera ko basohoye usisite irashya nyine. Muri make ubundi muri showbiz itari ya gospel tukunda koresha ijambo irashya nyine, yabuze views cyangwa se ntiyageze ku bantu benshi, ubutumwa ntibwageze ku bantu benshi. Okay, iyo ndirimbo yitwa usisite, ubutumwa ntabwo bwageze ku bantu benshi nkuko byari byitezwe cyangwa se nkuko byari bisanzwe, kubera ko niyo ndirimbo ya Vestine na Dorcas ifite views nkeya ku rubuga rwa YouTube, kubera ko ifite 2,200,000 ngahe. Urumva rero ntago ari ibintu bimeze neza kandi maze igihe kinini, ndetse nyuma yaho aho kugira ngo bakore indirimbo y'Ikinyarwanda nkuko babidusezeranyije bari muri Canada, baraje bahita bakora indirimbo bita Kisima. Ubwo ni ukuvuga ngo bakoze nayita nka remix y'indirimbo bita Iriba niba ntibeshye, bayivanye mu Kinyarwanda bayishyira mu Giswahili. Hanyuma rero ubwo tukibaza tuti se nibongera gukora indirimbo y'Igiswahili koko twebwe Abanyarwanda bazatugaburira ryari? Wenda turabakunda n'ibiki, ariko se iterambere ryabo turaryishimira, ariko se none niba badakora indirimbo z'Ikinyarwanda ngo bongere bakora indirimbo imeze nk'iriya Umutaka, ku Musaraba, bakore n'izindi ndirimbo nahawe ijambo zimeze nka kuriya, ubwo cyase za Donayi, ubwo urumva size wenda ukuntu wowe ubyumva, wanagenda utubwira mu bitekerezo cyangwa se wagenda utanga igitekerezo muri comment utubwira uti njyewe ndabibona gutyo, ariko njyewe numvaga ko dukeneye indirimbo aka kanya y'Ikinyarwanda rwose natwe tukayikunda nyine nk'uko muri
muri Tanzania bari kuyikunda cyangwa se muri Kenya, nubwo yenda na yebo tuyikunda cyane kandi tunayikurikirana, ariko ntabwo bivuze ko twayimariyemo rwose. Ni ibintu byumvikana kubera ntabwo tuzi amagambo menshi, abenshi ntabwo tuba tuzi igiswahili nk'uko nanjye ntakizi, usanga tuzi wenda English cyangwa se ikinyarwanda gusa bitewe n'ahantu uherereye, kandi natwe ahantu dusengera dukeneye gufashwa rwose, atari kuvuga ngo turaririmba ibintu tutari kumva neza. Urumva rero ibyo bintu bifite ishingiro, ariko nabwo aba bakobwa bacu rwose ndishimye cyane kubona babonye iyi promotion cyangwa se bamamarijwe indirimbo yari ifite 34,000. Urumva rero igiye guhita yongera igatumbagira kubera ko iyi Wasafi TV iri ku rwego rwo hejuru. Sinjye nyivuga ngo mwumve muyigereranye na n'utu ducano two mu Rwanda, oya, cyangwa se izi televiziyo zo mu Rwanda, kubera ko Wasafi TV ubwayo ifite abayikurikirana barenga 8,600,000. Sinzi niba uri kumva icyo kintu. Mu Rwanda umuntu ukurikiranwa cyane turabizi ko afite 1,200,000 hari niba ntibeshye ku rubuga rwa Instagram. Ukavuga uti rero iyi Wasafi ntabwo irenze, ariko irarenze. Iyo ni TV yonyine, ntabwo tugiye mu maradiyo ngo tubihuze byose. Gusa icyo wamenya cyo iyi Wasafi TV iri ku rwego rwo hejuru, ari nayo mpamvu nanjye mise mbona ko iyi ngiyi ari inkuru gahita nyikugezaho neza kandi gatanu kuri gatanu. Reka ngushimire rero, nkubwire ngo wakoze kubana nanjye, mwari kumwe hano kuri Mega TV Rwanda. Ninjye biti Ibel, ukande subscribe, ushyireho like, ushyireho comment wowe kubyumva rwose ntabwo uhejwe, ndetse nubona na share ngombwa kugira ngo dusharing iyi video nyine abantu bamenye uburyo Vestine na Dorcas bakoze amateka, nabyo ubikore rwose nta kibazo, biremewe. Ndagushimiye, nkubwire ngo wakoze kubana nanjye, nawe bataha.